ishimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Amahoro ya Kristo abane namwe. Komeje kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 8, ibice 9 no mu bice 10. Niyo magambo asomwa uyu munsi, hakiyongeraho mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 8. Ijambo ry'Imana tubonye muri Yesaya n'amagambo yagiye atubwira ibigendanye n'ubuhanuzi bw'uburyo Yesu azavuka. Yesaya wabihanuyeho hano mu bice 8, ariko ageze mu bice 9 avuga amagambo abitomora neza kubera ku murongo wa 5 igice cya 9. Ijambo ravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo numva yuko twafataho umwanya kuyatekerezaho, kuko ni amagambo umuhanuzi Yesaya yahanuye, ahanura kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo aze gukiza abatuye isi. Yabonaga yuko hari igihe kizagera akavuka umwami. Imana yabimweretse mbere. Bivuga mu yandi magambo ngo Yesu yateguwe mbere y'igihe kinini cyane, kuko aya magambo Yesaya yahanuye mbere y'imyaka 700 mbere yuko Yesu avuka. Ni ukuvuga ngo Imana yari ifite umugambi munini ku bana b'abantu mbere yuko Yesu avuka. Rero ni ikintu cyo guha agaciro nk'abantu bumva ubu butumwa bwiza. Yesaya amuhanura yamubonaga nk'umuntu ufite ubutware bukomeye, kandi niko byari biri n'uyu munsi wa none, niko biri. Ko bavuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, ni umwami, yabaye umwami w'abami, kandi arangije avuga ngo azitwa igitangaza, ni umujyanama, Imana ikomeye. Njya bavuga yuko Yesu atari Imana. Yesaya yamuhanuye yerekana ko ari Imana ikomeye, kandi ari data wa twese uhoraho. Ijambo ry'Imana muri Matayo mu isengesho, iyo tugiye gusenga turavuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Hano Yesaya abona Yesu, yamubonaga nk'aho ari Imana ikomeye, yamubonaga ari Imana ikomeye, kandi akamubona ari data wa twese uzaza gukiza abantu ibyaha. Arangije aravuga ngo ni umwami w'amahoro. Uyu murongo wa 5 abona ko ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ye ya Dawidi n'ubwami bwe. Imana ishimwe cyane. Yaje ari umwami w'amahoro, kandi aza gutuma abantu babana mu mahoro. Ibi ngibi rero ni ibintu tugomba guha agaciro umwami Yesu, kuko yaraje isi, abari mu isi babona amahoro, bagubwa neza. Abari muri Yesu, ijambo riravuga ngo nta teka bazacirwaho ukundi, kuko ari umwami w'amahoro. Iyo wamugezemo aguha amahoro,
akaguha kugubwa neza, akaguha umugisha, akaguha imbaraga, kandi akakubera umurengezi n'umutabazi muri byose. Nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye mu Baheburayo ibice byaho 8, ryakomeje rishimangira aya magambo ari muri Yesaya, aho babonaga yuko Kristo ari umutambyi mukuru, kandi mu isezerano rishya niko hano babigaragaje. Hano baravuga ngo umurongo wa 1 kugeza wenda 3, ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye uburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Uyu ni Yesu bavugaga ko yari umutambyi mukuru uruta abandi batambyi bose bari bariho. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu natwe tugomba kumwubaha no kumuhesha agaciro muri byose, mu byo dukora no mu byo tuvuga, tugakomerera muri we kandi tukamwizera, kugira ngo atubere umutabazi, atubere umurengezi, kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndabifuriza rero mwese kumwizera no kumukomeraho, kugira ngo abahe kuba cyangwa bahindure kuba abana b'Imana. Ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.